Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda. Abakunzi ba Hospitality TV Rwanda tubashimira kuba mudukurikira. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikoresho bimwe na bimwe bikoreshwa mu gikoni. Aha ngaha tuhafite blender. Blender ni igikoresho cyiza cyane cyo mu gikoni ushobora gukoresha uri kubeta isupu, amasupu atandukanye. Ushobora kuyikoresha uri kubeta isukari ushaka gukora caster sugar. Blender kandi wayikoresha uri gukora jus cyangwa uri gukora juice. Wafata fruits ziri fresh z'umwimerere ukazikatamo uduce duto ukazishyira muri blender warangiza ukabeta. Wamara kubeta ukayungurura n'akayunguruzo kabugenewe muraza kubona haraguru. Tukagira umunzani. Uyu munzani ni ingenzi cyane mu gikoni, cyane cyane muri pastry aho ukoreshwa uri gupima isukari, ifarini n'ibindi bitandukanye, butter. Ntabwo waba ufite pastry udafite uyu munzani uri electronic. Urapima ugapima n'igarama rimwe ukakwereka akantu kose urambitseho ikwereka uburemere bwako. Uyu munzani ufite sensor isensinga buri kantu kose usizeho. Niba rero uri kugira ngo ukore ikintu kiri accurately measured, ikintu gipimye neza cyane, ugomba gukoresha umunzani uri electronic. Hanyuma tukagira frites cyangwa se fish fryer niko bakunze kuyita. Ni igikoresho cy'ingenzi mu gikoni twifashisha turi guteka ifiriti. Wakwifashisha uri guteka ibintu byose ukenera kuza guteka mu mavuta menshi, ibyo bita deep frying. Ushyira nk'amavuta hariya muri bowl, warangiza ugashyira ibintu ugiye ku fryinga muri kano kantu kameze nk'agatemera kanteruye. Hanyuma ugashyushya amavuta agashyuha, birumvikana uracomeka, warangiza ukaregera ukageza mu 180. Iyo bigeze mu 180 temperature wayiregeye neza, urayareka amavuta agashyuha, warangiza ugashyiramo ifiriti hariya muri kariya ugafryinga. Tukagira robot coupe cyangwa se blender nini cyane bakunze kwita food processor. Iyi bakunze kwita food processor kubera ko ifite ingufu kurusha ya blender twabonye mbere. Iyi ngiyi ifite ingufu kuko n'ibintu ya yindi twabonye mbere idashobora kubeta, iyi irabibeta. Icya mbere, iyi ngiyi yabeta isombe. Ufata ibintu bitandukanye, ibibabi by'imyumbati ugashyiramo ibitunguru, ukaba washyiramo na poivro, ugashyiramo spinach cyangwa se epinari. Wamara kubishyiramo by'uruvange ukabibeta. Iyi ngiyi ibeta isombe neza, utiwe rwose ujya gushakira ahandi ngo ugiye gusekura, ngo ugiye kubetesha. Ufite iyi food processor bita robot coupe, ntukirirwe rwose ujya gushakira ahandi. Uzafata isombe zawe uzishyiremo hano, nurangiza n'iruvangavanga ushaka kuvanga mu isombe, nurangiza upfundikire neza ubete. Kugira ngo iyi ngiyi uyikoreshe neza, ubishyiramo warangiza ugafunga nka kuriya dufunze, warangiza ukajya ugenda ukaraga kariya kantu ko hejuru, bya bindi bigenda bifata ku mpande, urabona ko harimo akantu kagenda kabisubizamo kugira ngo urwembe rubifate neza. Niba ari ufite iyi robot coupe ntukiri gushakira ahandi. Tukagira ibyo bita dough mixer. Iyi ni dough mixer cyangwa se imashini iponda ifarini. Yaba ari ifarini ugiye guponda ugiye gukora amakeke, yaba ari ifarini ugiye guponda ugiye gukora imikati,
iyi mashini iragufasha neza cyane. Icyo uhindura ni uguhindura hook cyangwa se paddle, naho ubundi iyi mashini iragufasha neza cyane. Iyo ugiye gutangira urabanza ukareba vitesi irimo ni 1, warangiza ugatangira. Hanyuma kugira ngo uhindure vitesi, kugira ngo utayica, ntabwo uhindura vitesi iyi mashini iri gukora, urabanza ukayizimya ukabona ugahindura kugira ngo utaza kuyica. Ubwo rero abakora ibintu bya pastry ushobora rwose kwifashisha iyi mashini ikagufasha, kuko ifarini yaponzwe n'intoki n'iyaponzwe n'imashini ntabwo biba bimeze kimwe. Usanga ifarini yaponzwe n'imashini iri smooth, idacikagurika, uyikaraga ukabona imeze neza cyane. Ubwo rero nababwira iki abashaka gukora imikati, mwifashisha iyi mashini bita dough mixer, ibikora neza cyane. Hariya iyo ugiye gutangira nyine ushyiramo ifarini hariya muri bowl, warangiza ugafunga, wamara gufunga ugashyira muri vitesi, utangira muri 1 akenshi. Akandi gakoresho dufite ni ako bita pasta basket, cyangwa se akantu twifashisha turi guteka amaspageti n'amapasta agiye atandukanye. Urugero, niba ugiye gutogosa spageti zawe, shyushya amazi, numara kuyashyushya amaze kubira, urambike spageti muri kano ka basket mo imbere, hanyuma ufate karaga basket ukarambike muri ya mazi ari kubira, tayari. Tukagira koranda, aka gakoresho bakita koranda. Icyo kadufasha ni kuminina cyangwa se gutandukanya ibyo watetse na liquide wabitetsemo, cyangwa se n'amazi wabitetsemo. Ushobora kuba watetse stock, ushaka gutandukanya imboga, amagufa na stock, wakoresha kano. Gafite imyanya minini yo kuyungurura, ni ukuvuga ngo ugakoresha ku bintu ushaka ko bitari buze kuba finely strained. Iyi nayo bayita conical strainer. Conical strainer ni agakoresho kameze nka koni, nyine gafite forume ya koni, impamvu bakita ngo ni conical strainer. Ugakoresha ushaka kuyungurura ibintu nabyo biri mu mazi, ariko udashaka ko hari buze gutambukamo utwanda tunini, ukoresha aka. Kayungurura neza cyane. Hanyuma iyo ushaka kuyungurura ibintu biri buze kuba biri finely strained, ukoresha iyi bita fine strainer. Urugero, wayungurura ji ukoresheje aka. Ikindi, wayungurura soup ukoresheje aka ngaka, kuko kayungurura neza nikagira utuntu tw'utugirimo gasigamo, cyangwa se utuntu tw'utulamps, kayungurura neza cyane. Ubwo nushaka kuyungurura ji, ushaka kuyungurura isupu, uzakoresha akabita fine strainer. Tugeze ku mapanu. Iyi panu bayita griddle pan, ni ipanu yo kotsaho, kuko urabona ifite imigongo. Iyi panu ifite imigongo bayita griddle pan, niyo dukoresha turi guteka nka steak, kugira ngo steak ize iriho imirongo. Aba ari uburyo bwo kudekora steak kugira ngo tuyipresente cyangwa tuyisavinge imeze neza, ifite iriya mirongo. N'ama vegetables ushaka gushyiraho imirongo ukoresha iriya panu. Hanyuma iyi ngiyi ni ipanu isanzwe ushobora gukoresha uri guteka umureti, ushobora gukoresha uri guteka imboga, ukajya usotinga kuri ugenda usimbiza. Tuzagenda tubibereka uko uteka ugasimbiza bikihindukiza. Hanyuma tukagira pasta machine.
Iyi ni pasita mashine, ni imashini igufasha gukora pasita ziri homemade. Hari pasita tugura mu marimantasiyo, ariko cyane cyane abantu bakunda izo bikoreye, aho ufata garama 100 z'ifarini ugashyiramo igi rimwe hanyuma ugaponda. Ako kado umaze guponda urakazana ukagenda ukanyuza muriya, tuzabibereka uko tugenda dukora pasita. Mukore subscribe, musharinga amavideo, ubundi mugumane natwe tubahishiye byinshi. Ntukavuge ngo wabuze aho wigira guteka. Ngiyi Hospitality TV Rwanda yaje ari igisubizo kuri buri muntu, waba uri umukozi wo mu rugo, waba uri umudamu ushaka gutekera umugabo ibiryo bikaryoha, waba ukora muri hoteli, resitora, bare, ushaka kwiyungura ubumenyi, guma kuri Hospitality TV Rwanda, turaje tugezaho amasomo. Aha tuhafite ibindi bikoresho bitandukanye. Iyi ngiyi bayita slotted spoon, ni ikiyiko twagereranya na rushe ariko itobaguye yo kwaruza ifiriti. Ushobora kucyaruza ifiriti. Iyo ni rushe isanzwe ushobora kwaruza bisanzwe ibiryo byaba birimo n'isosi. Hanyuma aka ngaka bakita egg lifter, tugateruza imireti, tugateruza fried egg n'ibindi. Iyi bayita steak lifter. Iyo utetse amasiteke, utetse baga cyangwa hamburger, uteruza kariya. Iyi ngiyi bayita palette, ikora muri pastry, uri gusiga cake cyangwa uri kudegura cake. Ni nk'umwiko w'umushefu. Iyi nayo bakayita chef knife. Ubwo ni ukuvuga ngo ni chef fork, ni chef fork. Ni ifurusheti y'umushefu akoresha ari kujomba nk'inyama mu ifuru ari kuyarura. Iriya ni tong ukoresha uri gufatisha nk'akantu runaka udashaka gukozaho intoki, ukoresha tong. Kirazira gufata ku kintu umukiriya ari buze kurya direct. Iyi ngiyi bayita wooden spatula cyangwa se wooden spoon. Wooden spoon ukoresha uri gukaranga. Iyi ngiyi bayita redo, twaruza isupu. Naho iyi ngiyi ni whisky dukoresha turi gukora nka mayoneze cyangwa se uri gukubita cream. Hanyuma iyi ngiyi ni greta, ushobora gukoresha uri kurapa karoti, uri kurapa fromage, cyangwa se ukayikoresha ushaka gukata imboga muri style zitandukanye. Ukoresha uru ruhande rukata imboga neza uru. Hanyuma ahandi ushobora kuhakoresha nk'aha uri gukora ibyo bita lemon zest. Tuzagenda tubibereka uburyo greta ikora mu mirimo itandukanye yo mu gikoni. Hanyuma hano tukagira ibyo bita measuring cups. Utu ni udukoresho dukoresha turi gupima dry ingredients muri pastry. Hari 1 cup, a half cup, akaba quarter. Bizaterwa nuko recipe iri kukubwira size z'ibyo ugomba gupima. Ifarini, isukari ugomba kuyipimira muri utu tuntu, mu gihe recipe iri kukubwira ko ukoresha cups. Murabibona ko harimo imibare hariya. Tugenda tukwereka 1 cup, a half, a quarter n'ibindi. Uturo ni udukoresho tw'ingenzi ugomba kugira mu gikoni kugira ngo utangire guteka. Tuzagenda tubereka aho bigenda bikoreshwa hatandukanye. Ukagira n'utuntu two gutekeramo imikati n'amakeke. Iyi ni forume y'amakeke, iyi ngiyi ni forume nayo y'amakeke ntoya. Aka ngaka ni akayunguruzo ko bita sieve ko kuyungurura amafarini. Iyi bayita chef torch. Iyi ngiyo ni rolling pin, iyo dukoresha turi kurambura amafarini
twaponze dushaka ko irambuka tukayikata. Hanyuma iyi chef torch tuyikoresha turi kudekora amakeke cyangwa se ushaka gushyira dekorasiyo kuri steak. Ushyiramo gaze warangiza ugafungura ugasa nk'ubabura cya kintu ushaka kudekora. Hanyuma aka ngaka ni akayunguruzo kayungurura amafarini kugira ngo ifarini yawe ibe imeze neza muri pastry, uyikoreshe nta tuntu tw'utwanda turimo, nta tubumbebumbe two kuba yarakonje. Ukoresha akayunguruzo ukabanza ukayiyungurura. Hanyuma iyi ni fomu yo gushyiramo amakeke cyangwa se ushobora kuyita baking tin cyangwa se baking sheet. Hanyuma iyi ngiyi ni iy'umukati. Tukagira n'amasafuriya agiye atandukanye akoreshwa mu gikoni. Ntago wakora igikoni udafite amasafuriya, biragusaba kugira amasafuriya meza ari stainless, akozwe mu byuma bita stainless steel. Aya ngaya akozwe mu cyuma bita inox. Inox ni icyuma cyiza cyane kidafata umugesi kandi kitagira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Iyi nini ni iyo gutekamo amastock, bayita stock pot. Ibikoresho byo mu gikoni byo ni byinshi, reka tube duhiniye aha ngaha, ubundi tuzagenda tubagezaho n'ibindi bigiye bitandukanye n'amaresipe atandukanye. Mwakoze cyane gukurikira Hospitality TV Rwanda, mukore subscribe, comment and share, ubundi mugumane natwe, turabakunda cyane. Ciao ciao.